ako kantu Ari bukumva ikimbwa agenda. urabona hari ukuntu abanyarwanda baza muri Canada Mm. bagahita baba hano kumara imyaka nk'itanu barangiza bagahita bafata nationalite bakabaha na pasiporo yo muri Canada noneho kandi abafite rights zose iyo mvuze rights abafite uburenganzira bwose bungana n'umuntu wavukiye hano we nk'ubu yaguje hano ukajya muri process zose ukagera ahantu Canada iguha ibyangombwa ikavuga ati uno muntu is a citizen of Canada ni ukuvuga ko uba ufite uburenganzira kuri Canada nk'umuntu wavukiye hano kandi warabaye za Tabagwe uragira inka ugira icyuzi Kigali wihiringa muri showbiz ariko tongeye kuguha impapuro za Canada ubaye mu Canada rero njyewe Ddumba ko bibaye noneho ubwo biragenda biterera ahubwo wowe ngira inama ko byamaze kuba kuko wowe umeze nk'umuntu urimo ushaka kunyibutsa nyine ariko jewe ndagira unibwire n'abantu bo muri Canada ko mu kwezi kwa 7 nzimuza mu kwezi kwa 7 turabakubita show Yago muri Canada tagize igihinduka mu kwezi kwa 7 abantu bo muri Canada turabakubita show jewe mise nanabarabura uzi ko muri sama Canada tugiye kubona abahanzi benshi bava i Kigali so urumva rero Ddumba ibyo bintu waruvuza ngo ngira inama noneho kuko byo kuba byo Imana yamaze kubikonfirima ko nzagutemesha ibiti Kenisoro yaje hano bagubwira noneho duvuze ikintu kizagutangaza niduhura tugahura ngo muri Canada muri iyo mirima yawe uzatangazwa no kuzabwira abantu nyuma ukababwira ati uyu muntu naje gusanga atari umuhanzi atari n'umunyamakuru n'umuhinzi n'ubuhinzi n'ubworozi bro kumbwira ngo noneho njyewe nk'ibyo biti njyewe ninza Ddumba tuzanakora live hano njyewe uzabe wanshakikira akaco niba bikunda njyewe nzaze nikore nteme ibiti bama amafaranga sibyo niba nzamara wenda nkora tuwa nizajya mafite ejo ku wa 5 ku wa 2 ku wa 1 ku wa 2 ku wa 3 no ku wa 4 nitemera igiti urumva bro I'm serious ari ibintu bikunda ko njyewe nje nkagira akazi nkako ngako urimo gukora yababa we uzi ibiti natema ukuntu byaba bingana